Ndi umugore ndubatse ariko ndashaka ko mungira inama. Mfite umugabo tumaranye imyaka 7, ndamukunda n'umutima wanjye wose pe, ku buryo rimwe na rimwe hari n'ubwo njya nkeka ko yandoze, kuko ni umugabo umbabaza, ni umugabo untera agahinda, arambabaza cyane, ariko urukundo mukunda kuva umunsi wa mbere tumenyana na n'izi saha nirwo nkimukunda. Gusa umugabo wanjye we yaje kunyanga pe, ku buryo yifuza ko twakora gatanya. Umugabo wanjye yaragiye aranyanga hahandi, nanjye ubwanjye nabibonaga ko atakinkunda pe, hahandi umugabo yatangiye kujya andisha umubiri, akanga kundongora kandi mu by'ukuri abibona ko mbishaka pe, anabizi ko nta wundi mugabo mfite ku ruhande uri bubinkorere. Umunsi wa mbere umugabo wanjye andisha umubiri, nari ndi kumwe n'umugabo wanjye mu cyumba nk'ibisanzwe tugiye kuryama. Icyo gihe twari tumaze nk'amezi 2 arenga hafi 3 tudatera akabariro njye n'umugabo wanjye, atari uko ntabimusaba, narabimusabaga rimwe na rimwe, narabimusabaga nyine rimwe na rimwe akambwira akananiwe, ubundi akambwira ko atari muri mood. Noneho njye nabibona nkihangana nkavuga nti wenda nawe ni umuntu w'umugabo, ntabwo ukwezi kwashira azibwiriza. Nategereje umunsi umugabo wanjye azanyisabira ko twakora igikorwa cy'urukundo, ndaheba. Kugeza ubwo amezi 2 yikubise, uwo munsi rero twari turi mu cyumba, ndangije ndamubwira nti se chéri, ko tumaze igihe kinini cyane, numva nkukumbuye cyane, waretse tugakora urukundo. Arangije arambwira ngo arumva ngo yifitiye stress, ngo nsigaye mbimusaba cyane ngo nkamugora. Ndangije ndamwinginga, ariko ubwo impamvu nari ndi muri ya minsi y'uburumbuke. Nawe urabizi iyo umugore ari mu minsi y'uburumbuke yenda kujya mu mihango, abadamu bagenzi banjye baranyumva, uba wumva ubishaka ku rwego nyine rudasanzwe nk'iyindi minsi. Naramwinginze rero umutware wanjye, ndamwinginga ndamubwira nti chéri, mbabarira ndumva nenda gupfa, niyo wakoza mpora imwe ryonyine ndahita ndangiza. Ndamwinginga ndamubwira nti se chéri, wanzanye aha ngaha ngo njye nirirwa gusa ndera abana bwire buke, ibyo byonyine? Muri ako kanya umugabo nimba yarabitekerejeho akabona koko bidakwiriye, arangije arambwira ngo ke ngusaba ngo nta kibazo, ngo ngareka ngo tubikore, ngo ariko rwose ngo ubungoye pe. Umugabo yarahindukiye, ubundi yari yanteye umugongo yanze no kundeba. Amaze guhindukira nta kindi cyabayeho, kuko njye nabishakaga we atabishaka, ninjye wagombaga kumutegura umwanya munini kugira ngo nawe agire ubwo bushake bwabyo. Naramuteguye pe, uburyo bwose bushoboka. Ibyo umugabo wanjye akunda ndabizi, urumva umugabo tumaranye imyaka 7, imyaka 7 ni myinshi pe, bana n'umugabo uba umuzi bihagije, uzi ibyo yanga, uzi ibyo akunda. Ubwo muri ako kanya rero kuko ari njyewe wari umuderanjije, nagombaga gushaka uburyo bwose nyine mbimushyiramo nawe akabishaka. Nubwo wabonaga nyine arakaye ngo ndimo ndamugora, ariko yarabyemeye. Ndamukarisa pe, bishoboka niva inyuma, dore ko nari maze n'igihe kinini ntumva uburyohe bw'umugabo wanjye. Umugabo yageze arambwira uti ngaho reka tubikore. Yangiye hejuru, urumva, ayishyiramo. Gusa ikintu nyine cyantangaje niba ari uko hari nyine nari namuhatirije, nta n'iminota 2 yamaze, n'ubundi birangira andishije umubiri. Yahise bikora vuba vuba kugira bihite biva mu nzira, nyine kumwe umuntu ashobora kugusaba ikintu ukagikora nyine nk'umuhango gusa ariko bitakurimo. Ndangije ndamubwira nti se chéri,
ko ari ubwa mbere wamara iminota 5, nako 5 ntirimo ni nk'ibiri gusa navuze 5, bigenze biti? Arangije arambwira ngo rero ngo wa mugore we ngo rwose ngo mbabarira ntuzongere kunsaba bino bintu, ntago nkibikunda pe. Ati nanjye ntago nzi impamvu, ntago nkibikunda, ntago nkibishaka. Iryo jambo ryarambabaje rero, narababaye shahu muri iryo joro, ariko ntacyo nari mfite mbikoraho. Nararakaye ndatumba, ubwo umubiri ni kuri kundya. Ikintu cyonyine nakoze navuze nti ntagiye muri dushe ngo nkarabe nitera amazi ntago nabasha gusinzira. Nagiye muri dushe nitera amazi akonje, maze gukaraba nibwo nagarutse nsanga ikigabo kisinziririye. Birambabaza cyane ko muri iyo minsi nubwo umugabo yambwiraga ngo ntakibikunda, najyaga numva amakuru nyine aca mu baturanyi yuko umugabo wanjye ngo bakunze kujya bamubonana nihabara ngo muri rogi, mu bintu nk'ibyo. Nk'umugore rero wishakira amahoro, wishakira kubaka, ibyo narabyumvaga ariko nkabyima amatwi. Umugabo nyuma yo kumbwira ko tutazongera gutera akabariro ngo atakibikunda, ikintu kimwe yakoze, yashatse uburyo antegamo umugabo ngo turyamane, maze uwo mugabo amfata amashusho n'amajwi kugira ngo umugabo wanjye azabyifashishe mu rukundo dukora gatanya. Nibwo rero haciyemo nk'ukwezi kumwe umugabo wanjye tutakibikora, hari kuwa gatandatu nibwo haje umugabo mu rugo, aza avuga ko aje gushaka umugabo wanjye. Uwo mugabo ni ubwa mbere nari mubonye, yari umugabo muremure wambaye neza, uje mu modoka nziza. Araza ndamwakira, turasangira muri salo, ambwira ko yaraje kureba umugabo wanjye. Namubwiye ko ntawe uhari ndetse mpamagara umugabo, fone yanga gucamo. Ndamubwira nti rero uzagaruka wenda undi munsi muvuga n'icyo wamushakiraga. Uwo mugabo ikintu yambwiye bwaragiye kugenda, yarambwiye ngo ese ngo wa mugore we ngo mbona uri umugore mwiza cyane, ngo wampaye nimero zawe nkajya nkuvugisha niba ntacyo bitwaye. Ngo ntabwo nari nzi yuko Cedric afite umugabo mwiza cyane bigeze hano. Mu by'ukuri numvaga atari ngombwa ko namuha nimero zanjye kandi ari inshuti y'umugabo wanjye, ariko hari igihe umuntu muba mwahuje urugwiro, mwaganiriye, ukabona kumuhakanira nyine ikintu agusabye bigoye. Byarananiye kumwima nimero, ndazimuha. Ubwo ntabwo nari nzi yuko uwo mugabo ari agatego umugabo wanjye yanteze kugira ngo umugabo nantereta tuzahite turyamana, umugabo wanjye bimworohere kubona ibimenyetso byatuma dutandukana, kuko we yashakaga ko dutandukana kandi akabona njyewe nta gahunda mfite yo kumwanga. Uwo mugabo rero maze kumuha nimero nibwo yatangiye kujya mvugisha, akansuhuza, akambwira ukuntu ngo ndi umugore mwiza, ngo yanyishimiye. Umugabo ajya harantereta pe. Noneho buriya abagore bafite depresiyo kubatereta biba byoroshye. Wumve ngo uwo mugabo yatangiye kujya ntera imitoma, iyo mitoma nkumva kuko nanjye nkora ku mutima, dore ko umugabo wanjye we nta jambo na rimwe ryiza yari akimbwira ngo wenda ambwire ngo ndi umugore mwiza, cyangwa se wenda ngo ambwire ngo arankunda. Ubwo urumva rero iyo nyine uwo mugabo yanteretaga numvaga ari byiza. Gake gake ntangira kugenda mwishimira ariko bitagiye kure. Umunsi umwe yaje kunsaba ko twaza gusangira. Nk'umugore rero n'ubundi ufite umugabo utakimukunda, naravuze nti ese ubundi ndabuzwa n'iki ko nabonye uriya mugabo ari mwiza. Nagiye kumureba, ngiye kumureba nsanga umugabo ari ahantu muri hoteli. Njye yari yambwiye ko ari muri resitora, ngezeyo nsanga ni muri hoteli. Nabanje no gutinya kwinjiramo, ndamuhamagara ndamubwira nti ese ko mbona ari muri hoteli, ubu abantu bari bumbone ninjira muri hoteli baravuga ngo iki?
arambwira ati wowe ngwino nta kibazo, hano hantu hari sekirite. Ninjiye muri hoteli nsangamo uwo mugabo, yari yambaye neza, ikintu noneho cyanantunguye yari yitwaje gift ndetse n'ururabo. Izo keya zose yampaga zaragendaga zikanyica mu mutwe pe, dore ko umugabo wanjye atarakinyitaho, atarakinyikoza. Urumva gukururwa n'uwo mugabo byari ibintu byoroshye. Uwo mugabo nibwo rero yatangiye kunganiriza ambwira ko yankunze, arangije arambwira uti rero wa mugore we, ati njyewe iyo nkunze umuntu kumuhemukira sinabishobora. Ndavuga se gute? Ati uko ndeba ndi mu kazi noherejwe n'umugabo wawe. Kuki? Numva nguye mu kantu. Ati umugabo wawe yashatse yuko mutandukana ntago akigukunda. Ati ese waba ubizi ko atakigukunda? Ndamubwira uti ni ukuri ndabibona ko atakinkunda, ariko se wowe wabimenye ute? Uwo mugabo yahereye iruhande ambwira buri kimwe, arambwira ati umugabo wawe yanyishyuye amafaranga menshi ngo nshake ukuntu ndyamana nawe, ngufate amashusho, ngufate videwo turyamanye, nzazimwereke abona aho ahera yaka gatanya mutandukanye. Ati rero wa mugore we, ati bitewe n'ukuntu nakubonye nkabona uri umugore mwiza, nkabona uritonda, ati nahise mpindura ibitekerezo ndetse niyemeza ko aya mafaranga umugabo wawe yampaye nzayamusubiza. Ariko nabonye ntaguhemukira pe, ati uri umugore mwiza, ntabwo umutima wanjye wazibabarira. Ati naje iwawe unyakira neza, umpa karibu, turasangira, uranganiriza. Ati uriya munsi mva ari iwanyu nahavuye namaze guhindura ibitekerezo. Ati rero inama nakugira we nuko n'ubundi watandukana n'uriya mugabo neza mu mahoro, ati kuko ntagushaka. Sha narabyumvishe, arangije aranambwira ati gusa n'ubundi ngo unabishaka twaryamana. Ati kuko kukwifuza byo nkikubona umunsi wa mbere nahise nkwifuza. Ubwo twari twicaye aho nyine mu cyumba cya hoteli, uwo mugabo atangira kunkoraho, ndangije nanjye numva namuha pe, simbabeshye. Nawe urumva umugore umaze igihe kingana nk'ukwezi, nubwo twabara ko ari amezi 3, kuko n'ubushize nubwo byabaga ntabwo byagenze neza. Nawe urumva rero umugore umaze amezi 3 nta bihe byiza agirana n'umugabo we, byari bigoye kugira ngo uwo mugabo anterete mwangire. Mwumve ngo ubwo twari twicaye aho ngaho mu cyumba cya hoteli, yatangiye nyine kunkoraho, sha numva nanjye namuha. Arananyegera ndetse aransoma pe, nanjye ndamusoma. Noneho kuko yari amaze no kumbwiza ukuri, numvaga umutima wanjye umwishimiye birushijeho, numva twaryamana, ariko ubwoba buranyica, umutima uranyangira. Ndavuga nti ariko ntabwo naca inyuma umugabo wanjye. Mu mutima ndavuga nti nubwo uyu mugabo atankunda, nubwo uyu mugabo yambwiye yuko tutazongera gutera akabariro ntabyo agishaka, ndumva kumuca inyuma bitandimo. Buriya hari igihe ukunda umuntu ku rwego nyine nk'uko natangiye mbibabwira, nkeka ko uyu mugabo wanjye yanduze ubwo twakundanaga, kuko ntabwo umugabo numva ukuntu ankorera ibintu nk'ibi ngibi by'ubugome, nkumva akanca inyuma, akandisha umubiri, ariko ntihagire ikintu na kimwe gihinduka ku rukundo nari mufitiye. N'ako kanya nubwo numvaga nkumbuye kurongorwa, kumuca inyuma byarananiye, uwo mugabo mpita muhakanira, ndamubwira nti hoya ntabwo nabikora pe, mbabarira. Uwo mugabo aranyinginga, arambwira ati wambabariye, ati ko nari nabyishyizemo. Ndamubwira nti hoya. Yarumiwe, arangije arambwira ngo wa mugore we, ngiyo abagabo bose babonaga abagore beza nkawe, ngo isi yaba nziza. Uwo mugabo nta kindi cyabayeho, twasangiye ibyo yari yateguye, impano yari yanteguriye ndazifata, ubundi ndataha.
n'ubundi nageze mu rugo agahinda karanyica, nicara mu buriri ndarira. Ubwo ndangije uwo mugabo ndamubwira nti rero umugabo wanjye ntumusubize amafaranga, ahubwo wowe mubwire ko wagerageje ariko nkagutsembera. Ubwo ibyo ngibyo nibyo yagiye akabwira umugabo wanjye ko nanze ko turyamana. Umugabo wanjye rero nk'umuntu ushaka icyatuma dutandukana, amaze kubona ko ibyo ngibyo bidakunze, yahise azana ihabara rye mu rugo nk'umukozi wacu. Ati byagenze gute? Umunsi umwe nari nagiye mu kazi, hari ku wa gatatu pe, n'umunsi ndawibuka. Ubwo natahaga nimugoroba nasanze umukozi wacu yagiye. Nsanga umugabo ari mu gikoni ari guteka ibya nijoro. Amaze se umukozi yagiye? Ati wa mukobwa yadusezereye yatashye ngo iwabo bamushakaga. Biranshanga, umugabo ahita ambwira uti ariko hari umukozi ejo bandangiye, ejo tuzarara tubonye undi mukozi. Ati kandi bambwiye ko ari umukobwa mwiza w'umusirimu. Umva bwarakeye nabwo njya mu kazi, umugabo wanjye ariko arambwira ngo afite konji aririrwa mu rugo. Ndamubaza ndamubwira nti rero uwo mukozi naza ubwo muvugana ibintu byose, ninza murambwira ibyo mwanzuye. Natashye nimugoroba mvuye mu kazi, nkigera mu rugo ntungurwa n'umukozi nahasanze. Yari umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi, uteye neza, ufite inzara zisa neza, ku buryo nanjye namurebye ndavuga nti se birashoboka ko uyu muntu yaba ari umukozi wo mu rugo? Naratunguwe cyane, ariko ndavuga nti nta kibazo, icyo dushaka ni umukozi ushoboye akazi, ibindi byose nta kibazo. Nta nubwo yari yaduhenze cyane, yari yaduciye amafaranga asanzwe nk'ay'abandi bakozi. Ubwo ndicara ndatuza, nzi ngo mfite umukozi wo mu rugo, ubuzima burakomeza. Nuko hashize ibyumweru bitatu mbona umukozi nta kibazo cye, mbona ari umwana ugira isuku wumvira, abana narataga nkasanga barasa neza bariye. Ndavuga nti kabisa uyu niwe mukozi pe. Nyuma y'ibyumweru bitatu rero, hari mu gitondo ku wa gatandatu, abana bari bagiye kwiga coaching. Narakangutse mu gitondo mbura umugabo. Ndavuga se umugabo yagiye sinabimenya. Ubwo ndabyuka, ngeze muri salo numva barimo baraseka mu cyumba. Ndavuga se umukozi ko numva ari kumwe n'umugabo bimeze biti? Nagiye ngana mu cyumba cy'uwo mukozi, urugi rwari rwegetseho ariko uhagarara ukabasha kurunguruka abarimo mo imbere. Natunguwe no gusanga umugabo wanjye arimo araryamana na wa mukozi. Muri ako kanya nahise mfungura umuryango, kwihangana birananira, ninjira ntongana kubera umujinya, numva nanakubita uwo mukozi. Ariko umugabo wanjye aranyitambika arambwira ati umwana w'abandi uramuhobera iki? Uwo mukobwa nawe ahita ashyira ijwi hejuru arambwira ati se mabuja urambaza iki ko umugabo wawe ariwe waje ansanga mu cyumba? Njye ntabwo yari kunsaba ngo mwime kandi anzaniye amafaranga. Narumiwe. Umugabo wanjye arangije arambwira ngo ntago akinkunda. Yahise yerura ambwiza ukuri, arambwira ati wa mugore we ntago nkigukunda, ndetse niyo mpamvu ndengaho nkajya kurongora abandi bagore kandi uhari. Uti rero nutabasha kubyihanganira uzagende. Niko umugabo wanjye yambwiye, ankuriragaho kunyo, ambwiza ukuri, arambwira ati nutabasha kubyihanganira uzagende. Ubwo byaranshanze pe, gusa buri icyo nkora ndavuga nti uko byagenda kose umugabo wanjye ntago namuta, azahinduka. Narabyihanganiye, ahubwo nyuma umugabo wanjye amaze kugenda nirukana umukozi. Umukozi yarazinze koko aransezera. Nimugoroba natunguwe no kubona agarukanye n'umugabo wanjye.
nakundaga umugabo wanjye cyane ku buryo numvaga nyine tutatandukana pe, kandi ikindi twarabyaranye n'abana 3. Ibyo rero bimaze kuba, umugabo yagarukanye n'umukozi arambwira ati uyu mwana ni njye wamwizaniye, ni nanjye uzamwirukana muri uru rugo, murekera ahangaha. Byakomeje gutyo, nyuma nibwo nagiye kubona mbona wa mukozi atangiye kurukaruka bya hato na hato, nza gusanga wa mukozi atwite, ndetse nza kumenya amakuru ko uriya mukozi ari gupanga ko ajya kurega umugabo wanjye ngo ko yamuteye inda, ngo umugabo akaba ari kuyihakana. Ibyo nimba barabikoze nimba batarabikoze sinamenye ibyo ari byo, wabonaga badashaka ko nivanga no mu byabo. Ni ukuvuga ngo icyo umugabo we yashakaga ko ngewe ibintu bindenga gusa nkahukana nkava mu rugo. Rero umugabo wanjye yaje kujya kwirega, ajya kubwira abagitifu ko yanciye inyuma, ngo kandi atakinkunda ngashaka ko baduha gatanya. None rero mu rukiko barampamagaye, banyereka n'ibimenyetso ko umugabo wanjye yanciye inyuma agatera inda umukozi wacu. Barambaza batera wa mugore we, nyuma yo kubona ibyabaye mu rugo rwawe, tubwire niba ushaka ko tuguha gatanya, tubikore byihuse utandukane n'uyu mugabo, kuko ikigaragara ntago agukunda. Nanze gusinya iyo gatanya, ndavuga nti umugabo wanjye mwe mumundekeye, ntago nahita nsinya gatanya nonaha, mba mbyihoreye. Ariko mwa bantu mwe noneho aho bigeze byanshanze, umugabo nanze gusiga ngo nigendere, n'ubundi ntagakindaza. Umugabo wanjye asigaye ararana n'umukozi, yewe nta nubwo aba afite n'ubwoba ngo abana barabibona bate, ku buryo njyewe ubwanjye nsigaye nibaza nti se aba bana nibambaza impamvu papa buri gitondo abyuka mu cyumba cy'umukozi nzasobanura ngo iki? Nkumva abana banjye ndi kubica mu mutwe pe. Ariko nanone nkunda uyu mugabo cyane ku buryo kumureka byananiye. Ese ubu koko uyu mugabo abaye yarandoze nazakira bigenze bite? Ndagira ngo rero mungire inama, ibintu byancanze, ndi gukeka ko uyu mugabo ashobora kuba yarandogesheje. Ikindi kandi ni kwibaza se ko mukunda, ntifuza no gutandukana nawe ngo abana banjye bazakure batari kumwe na papa wabo. Nkomeze nihangane basi uyu mugabo azagera aho ahinduke yongera dukunde. Ese cyangwa amazi yamaze kurenga inkombe?